Neri nakubwiye ko ndi umugabo urindi ijambo ryanjye. Ubu nibwo ugiye kumenya ubutekamitwe bw'umugabo wawe Gahuru. Ngo Inès arahibereye. Agiye kukubwira ibintu byose ko byapanzwe kugeza ubwo twita uratwite. Gahuru nabwo inda kayinshyiraho kugira ngo akomeze aye muri iriya nzu ku buntu. Inès mubwire uyu ni umugore we. Ngira ngo kundeba gutya ntabwo wari usanzwe unzi, gusa cyonzi neza mpamanya n'umutima wanjye n'abanzi bose ndi nyangamugayo. Ndagira ngo nkubwire ko ibyo ngiye kukubwira ni ukuri kuzuye, muri nge nta buryarya bubamo. Umugabo wanteye inda ari we se w'uyu mwana. N'uyu ureba wicaye ahangaha wanteye inda arangije ashaka kugereka inda ye ku mugabo w'inzirakarengane Gahuru. Bakagoryi kuvuna Gahuru mbese nagori yande uri yande ugasubira Gahuru vuga gicucu rero tice umuntu hasoni umbafu inambi gusa gasiya Gahuru ibintu ukora naga ari byo tujya kuza hano wambwiye ngo iki vumvura se Imbesire ntasoni wowe twavuganye ngo iki nago twasezeranye ko iriya nda tuzayigika kuri Gahuru kugira ngo nawe ugire icyo ubona. Ubu ufite iki? Ufite ikira? Uri kubunza ubusa gusa ugenda wirwa wirukanka. Nuba ufite amafaranga ukaba wicara ahantu nawe ukafata ijambo. Urangije rero uragenda wegera umugore wanjye urajajwa uhinduka inyombye. Nyirabarazana. Uri sandera? Ubu ufite iki? Wungutse iki? Kwe ugenda uvuga ibigambo gusa biraho ngo bipfuye. Gahuru gute utinyuka kuza hano utanamamagaye utamenyesheje ukinjira udakomanze kugeza ubwo ugeze mu cyumba wanjye? Uratunguwe se? Natungurwa se we hari uwo murakaza kakugwa. Sheri ndakeka nta kibazo gihari, ahubwo hari amakuru namenye niyanzanye hano. Namenye ko uriya musaza wawe ariyo wishe inyuma y'ibi byose, ashutwe na kiriya kigoryi ngo ni Gahuru bo kugira ngo mbahe amafaranga. Byose nabimenye, ariko ikinzanya ndagira ngo umbwire ikintu cyose yifuza nkiguhe, kuko natekereje n'ubundi
wasanga umwana ari n'uwanjye ntawamenya kuko ubundi tanto ni gahuru urumva nawe ubwawe ntabwo uramenya aho biva naho bijya rero ngewe n'ubwo atari n'uwanjye sinaguhahana ngo nkureke wobagira aho hose kandi twifuza ko icyo nagufasha tuzi umutima rwose utuze kumva nta kintu wamburana umwana yawe uwanjye ataha uwanjye ntagufasha sibyo kuko musaza wanjye nkunda bitewe n'uburyo nababajwemo na Gahuru mpisemo kwiyaho singiye kuzicwa n'agahinda umunsi wa mbere mubi ni umunsi namenyanyemo na Gahuru inshuti n'abavandimwe musamporere ku bw'ibi ngibi Gahuru wagiye kera kubusa ibyawe byakurangiranye ndasiga usohotse muri iyi nzu none akandi bebera giravuga igihe twahanye kirenze ibyumweru bitatu ubwo guteka mitwe bwawe yibwo agenda beshyana ngo amafaranga yambere urumva yarabona no gukina nawe ahangaho nawe uzaje kundeka uginga sha bimwe bitatu birenzeho birahagije urumva namubwiye nta kintu na kimwe uzokora muri iyi nzu nkubwiza ukuri urumva iminsi irenzeho birabura ni televiziyo urumva Sheri si televiziyo gusa ahubwo byose dupatire tugende igihe twamuhereye tumubwira agasuzuguro kabi gusa nawe ujye kundega urumva kandi na mu gitondo ndahaza ibyashya y'ingufuri Rahuru ikisi jya wibuka ko urugo rw'umugabo rutavogera kwigendera Sheri jya kundega amasezerano dufitanye urayazi genda mukunzi wanjye kwigendera iyi televiziyo njya kwigura ntabwo wari uhari we ndakubwiye ngo birakumasezerano twagira harenze ibyumweru bitatu byose birarenze iyo wigira gutya wibwira ko inzu hari itafari wayishyizeho noneho se yawe ngo nyumvira yumvira ikisi inzu ni y'umugore ntabwo ari iyawe barakubeshye uyu ni umugabo wanjye mutuze umugabo washaza gusuzugura iwawe ko muri mu nzu yacu igihe cyarangiye hashize ibyumweru bitatu ambeshya ngo arimo arashaka inzu ngo bwamara gucya ngo iyo yabonye ngo bagiye ngo gukuraho ngo imidite iratengutse
uyu ni umutekamitwe wa nuwaga muzi ariko nanjye ndayifatiriye ibyo ariko se muyobozi yizaniye ko kugeza ryari inzu kari Niceceke numve Gahuru aha ni kwa Gahuru. kwa Gahuru akodesha ariko yemere ko icyo mvuga bwana muyobozi nabanza asubize televiziyo ntayo nasubizamo iteleviziyo Gahuru ari ibyumweru 3 biragwana nabanza asubize televiziyo mu nzu hanyuma ngiye mbona uko nisobanura ntabwo bishoboka ibi ni ukumvogera kuvogera waje kubaka iyawe abo se nibwo byo ubwimugabo akagabanya ibintu by'ubwisiko ibi ni ukumvogera none si ibintu kindi kubona nibyo uri kubona nyine Gahuru. Aha ni kwa Gahuru mu gihe ataraha. Cyo turacyumvikanaho. ashidiye kingana iki amasezerano arangiye yakwimutse akajya kuba ahandi amezi arenze hafi Nimufitanye amasezerano. nyine birebe ibyumweru 3 wabirebye se bashaka inzu jewe nabanza asubize televiziyo mu nzu nta kindi ariko ibi umudugudu wivugisha nibi atirabona iseseme amasezerano twahanye ntuyazi hareze ibyumweru ibi yigateka imitwe 3 naje ubundi yarasekeje ngo inzu yari yabonye bafite imidi ngo bagiye kujya gutya ngo bayitunganye ngita ibomoka ngo ngo bayubaka ibikiri bicyo yari ishyuye nawe kamasezerano yiyotse uyu mutekamitwe Reka twumve Gahuru. Kuko aha ni kwa Gahuru ntabwo igihe kiragera ngo aje mu Gahuru. yubatse Gahuru inzu ni Mureke Gahuru mutuze twumve Gahuru. bwana muyobozi rwose reka ncishe bugufi nkubwire kandi nkumarire amasezerano twagiranye n'uyu mugabo yo kuzamuvira mu nzu na preavi urayazi uko byagenze ubushize kose urakuze ariko ntabwo byumvikana ubwo umuntu ashobora guruduka epfiriye akaza akajya mu nzu yawe agaterura televiziyo dore n'ahari harimo amafaranga Gahuru ntabwo uvugarira. oya ntabwo byumvikana amafaranga agenze gakeya. yewe ikintu cyose kirimo hariya mubanze mucyandike kuni kibura urakisimamira urakisimamira ariko reba Gahuru yega bata amafaranga akaza mu rugo rwanjye agaterura televiziyo n'amafaranga ariko kabateza ubundi ikigo Gahuru cyo bafite amafaranga akaza kuyabika munsi ya televiziyo ibyo se bibaho nyine ndayifatiriye irahura yani n'ibyo twebwe urashobora kuza akajya gusahura urugo rutarubwiwe iki se ubu hari umupolisi yazanye kuki mutagiye kuturega ndege iki se amasezerano avuga bahani wacu Nababwiye ngo ni mutuze mbafashe. Mutuze dufatikanye gukemura ikibazo. Ibyo birumvikana. Tubyumvikanyeho mwese. Gahuru. Utitava mu nzu y'abandi. yewe bwana muyobozi kuva mu nzu ndabyemera kandi narabisinye bampaye iminsi 3 aho nakodesheje inzu ngo basige amarangi n'ahandi hantu hasa nabi hose baharangiza iyi minsi 3 niba naniye kugira ngo bategereze mva mu nzu yabo Warabahamagaye babwira ko ufite iminsi 3. uyu mugabo tuvugana buri munsi ndazana telefone ibyo yarabimbwiye pe ariko nta cyemezo cyabyo kuko ndamuzi ni umutekamitwe agira ubugambo busize umunyu urumva none se kuki utategereje ngo iyo minsi itatu irangire genda mada ubone kuza birahwana icyo cyo nanga okay iki birahwana bana muyobozi birahwana reka mbasabe rawo sufanya televiziyo yanjye n'amafaranga ari mu kabati yose n'iyapaki ukayajyana bana muyobozi uyu mugabo ubona yigira gutya mfite gihamya n'ibimenyetso simusiga yafashe umwana w'uminera utaruzi imyaka amujyana muri loji amutera inda none arimo gushaka kuza kunsahura ngo abone ukuntu azibanganya ibimenyetso atoroke Ibyo bintu uvuga ubifite gihamya nabigize ibanga ariko ibyo nda bihuriye na televiziyo none se muyo umwana inzu biraza guhurira hehe jewe niba mugira ngo ndababiki sifite handi televiziyo telefone yanjye reka twereke ibyo njya kwereka yinjira muri loji n'uburyo n'umwana uyu ni umugore wanjye uyu ni umugore wawe Neri uyu ni umuyobozi izo video zingiri kari kutekamitwe bwawe Kari ya mitwe yawe nta mitwe njyewe video n'icyo ariko se mudugudu nayikwereke tuza nayibereke iri hasi nayibereke izo video ariko ubwo ntabwo uyu mugabo urabumenya uyu nguyu ni imburuburu iyi televiziyo irahwana Gahuru ugira vuba Isa rigezeho nabyo kanigurisha sheri teko katayibuze video yanjye yagiye akiyo sheri video yanjye yagiye koko
Mugambire mbonye umugabo urize. Gahuru nyereka ayo mavideo n'ayo mafoto. Mudugudu uyu mugabo ni ukomeza. Nuko ameze Uzatangira no kuhimba ngo za video. Hejuru y'inzu yacu twiyubakiye. televiziyo Rebo atangiye no kurya do. wewe utaza kurwana Asaba ko Bafesa gabo. duma muri mwaje kurwana hano mwaje gufata inzu yawe. Mudugudu cyayinge mbona cyiza. Robe genda zanira televiziyo igahwana n'iminsi ingahe ni numero Bitatu. ubute Umva Gahuru. Kwihanira no gufatira ibyere. Icyo tucyumvikane. Mu gihe Gahuru atarava muri iyi nzu. Wakabaye waraje ukatumenyesha tukaza tukamukurira mu nzu kuko nkuko mwabivuganye. Amasezerano ntahari. ikibazo iyo umuntu atangiye kugirwa himba umwana ngo nateye inda kugira mu marodi mwafata za video mwafata amafoto ibyo bintu kandi uyumvajije nk'abayobozi akaba bibuze icyo kintu se kibera ko umuntu ari umwisiko ubu se nakwizera gute yuko ejo atazimuka ntawe ubizi mudugudu ibyo bintu nawe ubyisimami hejuru y'umudugudu hari izindi nzego Gahuru. muyobozi video ndazibuze ariko naza kujya kuri internet nzishake ndaziza ejo nzazikwereka nose iyo video yayifashe nibutse ko nazishyize kuri internet ntabwo zikiri kuri video ejo ndajya kuri CBR cafe zivane kuri internet nzazizana ariko mbere yuko nzizana ndashaka ko televiziyo yanjye n'ibintu byose ndi bubure muri inzu ndashaka igenda asinye ko ikintu cyose nzabura muri inzu azakishyura turyoshye Aho iki kigabo. ubu televiziyo rwereka turusubize sibyo oya n'amafaranga wakuye amafaranga wakuye mu kwati nayo kwandikira ni biro n'amafaranga Amafaranga Gahuru. nibwo neza. Gahuru. Nta kintu n'ikina kimwe nawe ntangiye kugutera ikiza. ariko sheri ubu kuko guhera ninjira kugeza aya masaha wanze kugira ikintu ushyira mu nda ese ubu urabona ibibazo dufite uragira ko kwicisha inzara urabona aribyo bikemura ibibazo dufite ariko wari wowe imbaraga zo kubirya wazibona ubu se ko wagiye kudusohora mu nzu nk'ingegera hejuru ubugoryi bwawe Rahura azagutunga ariko sheri ubundi imyaka twagiranye amasezerano ko yarirangiye ubundi ntabwo twari kuzavamo sibaho se nyine ariko nanjye nkabikinga ukuntu abonye Rahura aza nk'umuntu ubizi byagaragaraga ko uburyo Rahura yajemo yari azi neza ko ziriya video nariya mafoto ntacyo bifite yabibwiwe n'iki yabibwiwe nande ndashaka unsobanurire kandi uribeshya ukambeshya ndakumenera urutwe vumvura se nyine okay ninjye wabimubwiye na za video nariya mafoto ninjye wabisibye byaje bite mwahuriye he washaka kugera kuki Rahura yaje hano ambwira buryo ki wateye marayinda natekereza n'ukuntu nawe wambeshyaga ngo Inès umuberesi wabo bintera umujinya byose ndabimubwira ni nacyo cyatumye siba zira video zose gutazongera kubyitwaza ukangambanira muri ubwo buryo sheri nandi mahitamo nari mfite nese unari gukora iki niba ari uko bimeze ndasohoka muri iyi nzu nawe ufata inzira utaha ntabwo uzankurikira
uzajya kuba iwanyu. none se sheri ubu nkora iki? Ni iki ntakora? Mfite igitekerezo. Ngiye kuguha amahirwe ya nyuma ndebe ko uri umugore wagira ubwenge. Bitabaye ibyo, aho nambara inkindi sinzahambara urucocero. Uranyumva neza? Rahuru ugomba kumuha. Ngomba kumuha iki? Ugomba kumuha ibintu. Akuri muzima cyangwa wasaze? Ntago ayo mahano ngiye nshobora kuyakora. Niba rero ibyo bintu udashobora kubikora, nzasohoka muri inzu nawe subira iwanyu. Ubundi sibyo bihuriye hehe? Bihuriye hehe? Ubundi se ko wagize ubwenge bwo gusiba amafoto n'amavideo nari mfite muri telefone yanjye, washatse n'ubwenge bwo kurangiza ikibazo afitanye na Rahuru. Urumva nimuha ibintu ari byo bizatuma tuguma muri ino nzu? Ibyo ni nge bireba. Ibyo ni nge bireba ntabwo bikureba.